ijambo ry'umunsi. Ese koko urumva mu by'ukuri? Hari umuntu uzi ibintu wowe utazi, ibyo bintu azi bishobora kugira kinini bimara mu buzima bwawe. Icyo usabwa rero ni ugutega amatwi kandi ukumva. Hari ikintu muri wowe uri kumva gishaka kuguturikiramo, gishaka yuko uvuga. Urumva wifuza cyane kumvwa. Itonde, tuza ahubwo banza wige kumva. Ahangaha zirikana wumve yuko Imana ivuga. Ivuga ryari? Ivuga igihe gusa wowe ushaka kuyumva. Soma Imigani igice cya mbere uhereye ku murongo wa 5. Umuntu uzi ubwenge azumva kandi akomeze yige, kandi umuntu uzi kumva azabasha kubona Imana nzima. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.